Mugenga ageze mu rugo araryama ariko gusinzira biranga neza kandi na Blaise nuko byagenze. Aba basore bombi babuze Sifa mu ishyamba bari bashakiye ahantu hose bemeje ko uwo mukobwa yapfuye byanga bikunda. Ku ruhande rwa Mugenga yarayibuka ukuntu yahuye bwa mbere na Sifa, ukuntu yaratangiye kumukunda kubera ubwiza bwe haba inyuma no ku mutima, atangira kwivugisha ati buse ko namukuye mu mugozi yahuye yari hafi guta ibitabapfu, nkamukura mu mugozi yarerembuye akogwa hasi nabwo akajya kwicwa namubiye n'ishoka n'imyambi n'umuheto ndetse n'uburebure bwa metero 3 hafi ubwazo, nkirengagiza gukora icyari kinjyanye n'umunaniro wo kugira mu ishyamba, nkurira igiti vuba vuba kinkubara no kubona ngo mutabare, nkarwana n'imbwa 7 zose ku bw'amahirwe nkazica mu rwego rwo kumurinda agakomeza abeho, nkamushyira ku bitugu nkamugezi wanjye, nkamwitaho bimwe mu bikorwa nateganya gukora muri iriya minsi nkabihagarika. Niba koko yiyahuye naruhiraga iki? Ariko sinaruhiye ubusada, wenda Imana yabyanditse ahantu, yabonye ko basi nari mfite umutima wo gukora ibyiza kandi ukunze, nabitewe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mugenga arabyutse asubira mu cyumba cye, ava muri cya gikoni yarasigaye araramo, asubira mu cyumba cye aricyo Safi yararagamo, akigezeho umutima uramusimbuka. Yasinziriyeho nk'amasegonda 50, ariko ibyo yarose mu byari biteye ubwoba. Yibonye ahobeye Safi ari kumubwira ati ndagukunda nanjye Muge, kuko watabaye ubuzima bwanjye, none uzongera ubutabare ko ngiye gupfa. Muri izo nzozi Mugenga yise amwegera ngo amuhobere, kumva uko yamwegeraga mu nzozi niko yanegeraga igikuta, akubitaho umutwe ahita akanguka, akoze mu gahanga yumva hajemo ishyundu, atangira gutekereza ati izi nzozi zivuze iki? Uko nabitekereje sinibeshye na gato. Safi yasubiye kwiyahura mu ishyamba kuko ndose ambwira ngo ngiye gupfa, ambaza niba ndatabara ubuzima bwe nanone. Byanga bikunda agomba gusubirayo, ndabizi uriya mugezi nubwo utemba ariko amazi afite ahantu yisuka hameze nk'ikiyaga. Nzemeza ko yapfuye ari uko mbonye umurambo wo hejuru y'amazi ureremba. Yarazi ko ngo iyo umuntu yishwe n'amazi yamaze gupfa neza areremba hejuru. Gusa nanone akongera akavuga ati ubu se ngona numva bavuga ko zibamo zaba zaramurebeye izuba, ukuntu yari mwiza yamvugishaga nyubashye, ngatangira kwicinya icyarane, none mbonye umukobwa uhuje nuko amarangamutima yanjye nkoresha, none ariyahuye koko. Asuye kwiyahura nari namukuye mu mugozi hari hashize ukwezi kurenga tubana, kandi yarambwiraga ngo uwamubwira ibyo kwiyahura ngo yamumirira nabi kuko ngo yiyakiriye. Ubu se kuko ibi ni ibiki? Ariko se koko inzozi zijya ziba impamo ngo nizere ko wenda ninsubira mu ishyamba ndamusangamo nkamutabara, kuko ndose ari kumbaza ngo urongere untabare, wasanga wenda ndongera nkamutabara. Ku ruhande rwa Blaise nawe yaraye yivugisha yewe nijwe risohora, ku buryo hagira umuntu uri kumwumva cyangwa ari kumubona ari kugira ngo yagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa akaba yasaze. Yaravugaga ati umukobwa mwiza nka Safi akiyahura, ukuntu se noneho nari mbonye umukobwa nkunze kuva navuga, numvaga ari we tuzabana, nari namubwiye ko mukunda, yanyemereye ko azampa igisubizo turi twenyine kugira ngo abone uko yirekura, naba aransubiza abanje kurira bikore, mbese ambwire ko nkunda mpobeye, avuga ati nanjye ndagukunda bre, none ariyahuye. Ubundi kiriya gishyamba wazagitwika, nzaritwika niba yarariwe n'inyamaswa nazo zizashya. Yarahagurutse amara nk'iminota 5 areba hejuru nubwo hari mu ijoro mu mwijima, arangije aravuga ati reka nishyire mu mwanya wa Safi. Wenda Safi akaba yarankundaga dukundana, noneho ngasanga we na Mugenga bamaze igihe banca inyuma kandi naribwiraga ko dukundana njyenyine. Oya ariko Mugenga nahita mwica, sinzi ko nabyihanganira nubwo bwose ndusha ibigango. Ariko none yibaze bibaye mama, papa na mushiki wanjye Germaine bapfuye kandi bikaba tumaze gushyingura masenge, nahita niyahura nanjye. Safi se namurenganyiriza kuba bwa mbere yari yiyahuye, ariko kuri inshuro njye na Mugenga twibwiraga ko twamufashije yabatesheje agaciro neza yacu. Kibaye inzozi zahindukaga ubuzima bwanjye bwite kuko wenda zo ndota neza, hanyuma ubuzima bwanjye bukaba inzozi kuko ari bubi kandi inzozi ntawe zishe. Kibaye ndikurota wenda nkaba nzi ko nzakanguka ngasanga Safi atarigeze yiyahura bwa kabiri. Ndasubira muri iriya shyamba njyenyine na Mugenga atabizi, nindigera muri twike rishye rikongoke, inyamaswa yose yaba yaririye Safi ishyane nawe. Reka mbanze ntuze ndagiye mu ijoro rikurikira irindimo, mbese nejo nako amatariki yo ntaraba yagahindutse. Ubu turi saa 8 z'ijoro, saa 3 z'ijoro ndaba nageze mu mushaka isaha imwe, hanyuma nimubura nkabura umurambo we ntaraba yariyahuje umugozi nanone, kuko wenda yaratekereje ati hatagira undi muntu uzakansangamo akankuramo akambuza kwipfira nk'uko Mugenga yabigenje. Nintabona umurambo bwaraba yarariwe n'inyamaswa, niyo mpamvu ndahita nditwika ryose rigashya rigakongoka nayo igapfa, kandi nta muntu uzigera amenya kandi njye waritwitse. Mugenga yamaze gutekereza kuri Safi, gusinzira biranga. Bukeye mu gitondo asubira mu ishyamba ajya kuri wa mugezi wenyine, none hatari kumwe na Blaise, awumanuka iruhande, birangira ageze aho bavuga ko amazi yahuriraga mbese ameze nk'ikiyaga. Yarebye amareba hirya no hino, wabura umurambo wa Safi ureremba hejuru yabo nk'uko yabitekerezaga, akomeza kuwutegereza ngo arebe ko arawubona, ariko ntiyawubona. Blaise kuri abimanywa yiru wavugana nabi wabo na Germaine, bituma ajya mu ishyamba mbere y'amasaha yari yemeje kugenderaho. Ku manywa baramwegera baramubaza bati bre, Mugenga aracyakunda Germaine? Blaise yarabasubije ati sinzi niba kimukunda cyangwa atamukunda, icyo nzi cyo nuko yamukundaga. Papa we na mama we baramubajije bati kuri gusubiza nabi se bimeze bite bre? Blaise yavugaga mu ijwi ririmo umujinya kubera ko yabaga ari kwitekereza ko Safi yahuye nanone, nabo bakaba bari kumubwira ibya mushiki we wigize indaya nubwo we yabihakanaga avuga ko atigeze ashaka umugabo.
Blaise arababwira ati ariko papa ubu mwebwe muri kumva muri mugenga mwaheraye mwizera indaye iwabo barasukuje bati witwitira umwana indaya bre dore ko wagira ngo hari ibisindisha wanyweye. Blaise arababwiye ati muntege amatwi mbabwire nifite ikibazo gikomeye mwikomeza kumvanga mu bya Germaine na Mugenga. Germaine nubwo yabaga yigize agashyano nk'uko se yabivugaga ariko yubahaga Blaise kandi bombi bakundanaga kubi nk'umuvandimwe na mushiki we. Nubwo Blaise atabaga azi neza ibyo Germaine ahoramo byose ariko nibura baganiraga neza bubahana nta usuzuguye undi. Germaine yahise amufata ku rutugu aramubwira ati musaza wanjye nkunda Blaise ndabibona ko ubabaye kandi koko nibyo bareka ko kuvanga mu byanjye na Mugenga. Mfite telefone nzamwihamagarira aho aba ndahazi ndetse uyu munsi ndajya kumureba musaba imbabazi ndi kumwe nawe wakwemera ukamerekeza. Blaise aramubwira ati genda wenyine singuherekeza nshaka kuba ndyamye nkabanza gutuza. Germaine yaramubajije ati none se habaye iki? Blaise amusubiza bose bumva yaba se na nyina ati Germaine uriya mukobwa wamuteye umwako uwanze Mugenga ngo nuko yatabaye uriya mukobwa kandi yari yaramaze gusaba no gukwa mu buri gihe gito mukajya ku murenge aho atabariye uriya mukobwa amuvanye mu ishyamba mu mugozi yiyahuye aho kugira ngo umufashe umunaga ibyo wari umuzaniye mu maso ariruka bituma mumenaho igikoma kimeneka mu bisebe. Yari yahindutse ibisebe kuko ari yakomeretse bikabije udashaka no kumureba nuko wasanze Mugenga ari kumufasha kunywa igikoma kuko atabashaga no kwicara neza. Mugenga ahita amutara gukurikira gusaba imbabazi urangije uramubwira ngo agaka kandi yaratanze inka nziza ngo azaza agatware uramubwira ngo ntaturusha inzoga izo yatuye azaza zitore nkaho bidahagije atarakira ibikomere by'amagambo wamubwiye n'ibyo kutamwizera ukamwita indahe ho kumufasha urenzaho ko washatse undi mugabo. Byatumye abaho yihebye bituma umukobwa yatabaye asubira kwiyahura avuga ati natabawe n'umuntu none namuteje ibibazo ashwana n'umukobwa bendaga kubana. Urumva ukuntu wahemutse none ngo ntiwigeze ushaka wavuze ko umugabo yaguhaza akakujugunya ukaba ugarutse gutakambira Mugenga kuko uzi ko yagukundaga nk'umusazi. Yahise abaza se na nyina ati niko ko namwe mwamworoye nabi nuwuhe mukobwa urara mu gasozi gatatu cyangwa karenga mu cyumweru kimwe? Yabaga yaraye mu basore umugabo yari yashatse asanga adashatse umukobwa ahubwo ashatse indaya aramwirukana none ngo Mugenga yapfa kumwizera. Iwabo bahise basakuza bati wa mukobwa yasubiye kwiyahura koko Blaise ati yego niko gahinda mfite nimwongere kumbwira ibya Germaine. Se na nyina bahise bigendera bajya kwicara mu cyumba cyabo bafite agahinda bumvaga nta rindi jambo basigaranye ku buryo bari kuryongera kuyo Blaise yarababwiye. Germaine yamusigaye iruhande aboroga ariko umutima nejejwe nuko wenda wa Safi yapfuye kuko yavugaga ati wenda agahinda ka Mugenga negashira kuko Safi yapfuye nyine azangarukira ahubwo reka njyeyo mube hafi abone ko mukunda nifuza ko muguma iruhande ngumane nawe mufashe gukira agahinda. Yahise afata utwenda duke two guhindura dushyira mu gakapa yerekeza kwa Mugenga ariko atabibwiye Blaise. Kuri ayo manywa kandi Safi yarakomeje urugendo kuva saa 8 z'ijoro agenda noneho yarageze ahabona kaburimbo nko mu minota 30 yagendaga atekereza ati ariko singitinya urupfu uzi ko kera papa na mama na musaza wanjye bataricwa ntapfaga kwibyutsa ngo mve mu cyumba kimwe njye mu kindi none nabyutse saa 8 nyura muri ziriya nzira ubundi se ko nari impfuye n'ubundi ntawe ngitera impuwe abiwacu barishwe masenge nari nsigaranye mu miryango nari mvuye kumushyingura na Mariko yaranyanze asigaye nci inyuma ariko rero ndahemutse sinakabaye nsize Mugenga kuriya yarangiriye neza ntanamusezeye yarantabaye pe. Naho Blaise we nukumfatirana iyo Mugenga atantabaye se ari kunkurahe ukuntu niyahuje agakote nakundaga se nanjye ndi umusazi bwo ariko uwambwira abantu bose bishe papa na mama shaho ntabwo mbyumva ubu koko ni bande babishe uwabishe yanteye agahinda mpindura umusazi atuma agerageza kwiyahura niyo mpamvu bamufashe bakamunyereka bakarangara akanya gato ibyo ntamukorera n'ibyo ubizi bansabye ngo bamuhanishe iki uretse gusaba ko bamuteka mu mazi nta kindi namusabira ariko se upfuye kaba aruhutse nakoreka ndeke kwisaza narumvise ngo ntibigeze babona n'umwe mu babishe ubwo se baba baramubonye nabibwirwa n'iki ko nta muntu ukinyitayeho ngo abe yampa amakuru ariko ndabarenganya nta n'umwe uza hondi wasanga barumvise amakuru yuko nanjye napfuye. Yakomeje kugenda ageze imbere gati iruhande rwa kaburimbo abona Mariko bakundana agafasha undi mukobwa ikiganza basa n'abaje gutemberera aho hantu. Safi yabaye nk'ubirengagije yanga kwiyereka Mariko agenda asa n'uhumirije areba ku ruhande rwo haruguru ahita atangira kwibuka ukuntu nawe ariko Mariko yamufataga ikiganza ahita yibuka ko Mariko ari nawe watumye se na nyina na musaza we bicwa yumva adashaka no kumubona. Iwabo bahisemo kumujyana ahantu yakundaga ku mazi ahantu hari hoteli yo kuruhukiramo batagamije gusa kumufasha kuruhuka mu mutwe kuko yapfushije nyirasenge amaze amezi menshi amurwarije ahubwo bagira ngo banamubwire ko Marika amuca inyuma bari ahantu hatuje kugira ngo amwikuremo mu buryo bworoshye. Barabimubwiye arararira asandaguza ibintu bye mu gitondo bagiye kugenda batinza ariko bikusanya uko gutinda kwe bamutegerereje hanze mu modoka bituma abagizi ba nabi baza kubambura banabatera ibyuma basiga babishe aje asanga bapfiriye mu modoka. Yishinjaga amakosa kuko aravuga ati iyo mba nari
twiteguye kare twari gusohokera rimwe tugahita tugenda, Mariko niwe watumye bapfa, niwe watumye batera umwaku, iyo ntakundana nawe ntibari gupfa kuko ibyo yakoze byo kunca inyuma nibyo byatumye bahanjyana, kandi kubera agahinda yanteye ngatinda nkusanya ibintu niko katumye nsanga bishwe. Yakomeje kugenda yishinja amakosa, kandi ubwo niko yasatiraga kaburimbo. Yatangiye kuvuga ati iyo ntakunda hariya hantu ngo njye nsaba papa kuzahatuzana, wenda akaba yaratujyanye ahandi hantu naho heza nibo barapfuye. Ibi bisa naho ibyo yari atekereje bwa nyuma. Yibagiye ko ageze muri kaburimbo yambuka nk'uwambuka umuhanda utabamo imodoka, ari n'akazamura igitambaro mu mutwe ngo hato Mariko atanamubona. Imodoka ihita imugonga, gusa nayo yahise ifata feri amapine arakuduka, bituma itamunyura hejuru ngo imuvune amagufwa cyangwa abe yanapfa, ariko nyine kuko yari imugonze yahise agwa mu muhanda ararambarara arata ubwenge. Shoferi yamugonze yarangaye kuko yabonaga asa n'uri mu muhanda wenyine. Yarebye nko muri metero 300 imbere ye abona nta muntu nta modoka, agenda yirangariye, yewe yanarangajwe cyane na Mariko n'umukobwa bari kumwe kuko basomanaga ku muhanda. Akibarangariye ashiduka agonze umuntu. Yahise asohoka mu modoka aterura Safi asakuza cyane ati nyaboneka ni mu ntabare. Mariko na wa mukobwa bari kumwe bahita baza biruka. Mariko akibona umukobwa ugonzwe abona ari Safi bahuze bakundana. Bahise bamuterura na wa mukobwa binjirana mu modoka bamujyana kwa muganga. Bahagurutseho n'izindi modoka zihageze, ariko kuko bari bamaze kumushyira mu modoka bahise bikomereza, ntibyamenyekana cyane ko ari umuntu ukoze impanuka. Mu modoka shoferi yabajije Mariko ati uyu mukobwa uramuzi se? Mariko ati ndamuzi, ni wo mu gace k'iwacu, nari naje gutemberera n'aha nasuye umukobwa ariko mbonye umukobwa muzi yitwa Safi. Barebye ku byangombwa bye byari biri mu gakapa basanga ko ariko yitwa. Hanyuma Mariko avuga ko arabamurwaje, none umukunzi we uwo mukobwa bari kumwe nyine yari yasuye akajya bagemurira. Mariko nubwo yavuze ibi yumvaga afite ubwoba, gusa yibutse ko Safi yapfushije nyirasenge, papa we na mama we na musaza we mu minsi 3 gusa. Yibutse ukuntu yamubabaje aravuga ati nakanguka avuye muri koma azabona ko nkimukunda, reka njye kumurwaza wenda nabona ari njye yazambabarira nubwo atazemera ko dusubirana, ariko wenda ntazansohora mu nzu wabo bari barampaye, kandi wenda nzanamwikundishaho amafaranga nuzuze yanzu. Bageze mu bitaro Safi bamushyira ku gitanda, ariko kubera ko imodoka itari yamugonze ngo imunyure hejuru hari icyizere cy'uko yashoboraga gukira vuba cyane. Kuri uwo munsi kandi ubwo Murenga yarakizenguruka cya kiyaga mu ishyamba, ariko abura umurambo wa Safi, bumwirira hakiri kuzenguruka ayo mazi yibumbiye hamwe twakwita nk'akayaga gato. Yaravuze ati niba koko yinaze muri uyu mugezi wasanga amazi arimo ataramugeza hano, reka maryame niba icyo ndongera nitegereze neza. Izo ngona bavuga ngo ziva mu mazi zikaza kwiryamira hejuru ntari n'iziza zindye, n'ubundi na Safi yari umuntu. Kumukurikira nk'ipfira wasanga harimo n'andi mahirwe. None se umuntu uz'ubwenge nka Safi yatekereza kwiyahura ari nta nyungu irimo? Nimpfa nangirangira aho wasanga gupfa bibamo inyungu kuruta kubaho. Kuri ayo manywa kandi Germaine yageze aho yabaga agiye kumushaka aramubura, asunika urugi rwo kw'irembo ku gipangu dore ko nta ngufuri yari iriho. Yinjira mu gipangu abura mugenga, yewe asanga mugenga yagiye adafunze inzu ye, nuko yinjiramo. Akigeramo abona utwenda Safi yari yarasize, abanza kumva agize agahinda gatewe no kumva ko bamucaga inyuma. Hanyuma asuka amazi akaraba ibirenge aravuga ati byanze bikunze mugenga ari hafi aha, reka mbe nirambitse ku buriri bwaransanga hano. Yararyamye akanguka agana mu saa 11 z'umugoroba, ariko asanga mugenga atigeze ahagera. Yamuhamagaye kuri telefone ariko ntiyayifata, aravuga ati nashaka ze nijoro aransanga hano nibiba ngombwa tubane. Ubwo kandi na Blaise yabonye saa 10 zigeze ati reka nigendera hakiri kare mushake nimubura nditwige. Yarigeze amashakisha Safi ahantu hose aramubura, agera hafi ya wa mugezi awumanukaho gatareba uko yabona umurambo birangira ageze kuri cya kiyaga, ariko nabwo akomeza kubura umurambo wa Safi. Yari afite torosha ariko kumurika hejuru ngo arebe ko yamubona wenda mu biti, ageze atangira kumurika no hasi ngo arebe ko inyamaswa zaba zamuriye zikamusegaza cyangwa akaba yiyahuye aryamye aho hasi. Arebye neza imbere yabona umuntu uryamye hasi hari nko muri metero 50, niko kugenda yiruka ati Safi ntube wapfuye. Yirutse amusatira, wari uryamye itahaguruka n'ubwoba bwinshi ati Safi ni wowe, nanjye nari mbizi kutapfa. Barebanye mu maso, umwe asanga ari Blaise undi ari Mugenga, bumva bamwaye bahita bahoberana n'akababaro kenshi. Mugenga ati bre nawe waje gushaka Safi? Blaise nawe ati muge nawe waje gushaka Safi koko? Bagize ikiniga kwihagararaho birabananira, barareba baraboroga kandi ari abantu b'abagabo, baravuga bati wasanga inyamaswa yamuriye. Mugenga ati ariko si iyo nyamaswa yabirya abakobwa gusa ko itansanze hano ngo injye. Blaise ati wasanga iri mu nzira iza wenda ikaba yahaze inyama za Safi. Agahinda karongeye karabica ikiniga kiramufata. Blaise akomeza agira ati niba ari inyamaswa yamuriye fasha natwe tuyitwike, dutwikire ishyamba dore nazanye sanse n'ikibiriti, iyamuriye nayo ikongoke. Naje nabipanze mvuga ni nimbura umurambo ndemera ko yarewe n'inyamaswa ishyamba nditwike. Mugenga bitekereje aramubwira ati bre nanjye ndumva ari byo byashoboka nayo amaze tukayatwika haba harimo n'izo ngona zigashya, ariko icyo gitekerezo ntigikwiriye.
twaba twangije ishyamba kandi niryo ridufasha kubona imvura. Uretse n'ibyo tujya tuza kuhatema ibiti, nawe urabizi tugiye kugera mu bihe by'imvura, iyo tutarigira twari kuzacana iki? Ubwo se turitwitse inyamaswa yamuriye niyo yapfa gusa, wasanga wenda harataje hano mu ishyamba, wenda akaba yisubiriye iwabo. Blaise yahise amuca mu ijambo ati wasanga ari byo koko, ubu kuki tutabitekereje mbere? Yahise amena ya esanse mu mazi, ikibirita gita ku ruhande, hanyuma abwira Mugenga ati muge, umwanzuro nene nafashe wo kuritwika ndumva urimo ubujiji, reka tujye iwabo tumushakishe, baracya twagezeyo dore haracyari nijoro. Mugenga aramubwiye ati ariko waba ntituhazi? Blaise ati njye nahumvise mu matangazo, aho bajyanye imodoka yabo ndahazi, ahantu hari handitse ku byangombwa bye ndacyahibuka, reka tugende ndakuyobora ngo ugezeyo, nitugera mu gace k'iwabo tubaririza umuryango wiciwe rimwe, ntihayoberana barahatwereka tujyeyo, nibidukundira dusabe nimero abantu ba hafi duhamagare Safi. Mugenga yarongera amuhobera ati basi binyeretse ko utagitekereza ko yahunze kubera njye, uvuga uti wenda nashatse kumufata ku ngufu ahitamo kumpunga. Blaise yamusabye imbabazi, amubwira ko byamucitse, bombi basohoka mu ishyamba berekeza mu nzira zijya kwa Mugenga. Bagize hafi yo kwa Mugenga nka saa 7 z'ijoro, Mugenga aravuga ati twikomereze ntitwigore tujye iwanjye, n'ubundi ntacyo twaba tugiye kuhakora. Ariko Blaise aramubwira ati tuhanyure dufate indi myenda, dore yiranduye, twitwaze igikapa, mbese ntitugende dutyo gusa, kuko wenda hari ubwo twasanga ari kure cyane bikadusaba no kurara mu nzira. Wenda kurara mu nzira byo nta birimo, ariko tugende twitwaje indi myenda, ufate n'amafaranga yo gutegesha iwawe, njye nayasize mu rugo, no kuri telefoni ntayariho. Mugenga yarabyemeye, n'ubwo we kuri telefoni hariho udufaranga bakwifashisha. Begera umuryango ngo bafungure, basanga urugi rwegetseho gusa rudakinze. Mugenga ati nagiye nihuta nibagirwa gukinga ndabyibutse, ikibazo nuko ahubwo ndasanga banyibye bancucuye. Blaise yaramwihanganishije ati ndumva byari byakuvanze nkanjye, reka twinjire ndabona n'inzu ko kutayikinze, ntawamenya wasanga ntawe wigeze kwiba, wenda bazi ko impamvu wakinguye ari uko wari uhari. Mugenga aravuze ati ntawamenya, reka turebe. Binjiye muri salo, Blaise acana rya toroshi rye, babona ibintu byose biri nk'uko yabisize, ariko bakigera mu cyumba cya Mugenga aho Safi yaramaze iminsi arara, bagize ngo barabonekewe. Uburiri bwari buryamyemo umuntu, nibita ku kureba ku nkweto zari hasi, bahita binaga hejuru barishima bati Safi yagarutse, ntabwo yapfuye, mbega byiza. Basetse basakuza bya bindi bita gutembagara, bituma wari uryamye akangukira hejuru avuga ati Muge. Akivuga ati Muge bahise babona ko ari Germaine, bose bacecekera rimwe, bibwiraga ko ari Safi wagurutse akiryamira, basanga ari Germaine. Mugenga yararakaye abaza Blaise ati kuki utambwiye ko wasize mushiki wawe hano, kuki utambwiye ko mwapanze ko haraza hano? Blaise ati mbabarira rwose bindakarira Muge, nukuri sinigeze amenya ko ari hano, gusa kare yambwiraga ko araza kukureba, ariko nari namubwiye nabi, sinarinzi ko yaje rwose. Ubyumve kandi nawe ari hano mwibarize akubwire niba hari icyo mbiziho. Germaine mu bitotsi byinshi yatangiye kurira ati Muge mbabarira nukuri, nasanze wowe wafunguye ngira ngo uri hafi, mpitamo kwaguma gutegereje, ariko mbonye utinze mba nirambitse nshiduka nasinziriye, niba ushaka ko ngenda rwose reka ngende. Mugenga yaramurebye ko urukundo kazamo, aramubwira ati naho wajya muri iri joro, ahubwo komeza uryame, twe turagiye, uburyamye niba ukirasubira iwanyu uzaba umbwira ibyo wanshakiraga. Blaise aramubwira ati nanjye ndiko mbyumva, uretse ko abishaka yaguma hano kugeza tugarutse, n'ubundi ntiyataha mu rugo nabo bamenye. Yari agiye kuvuga ko bamenyereye ko arara mu gasozi nk'inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru, gusa atekereza ko byatuma Mugenga mwanga, kandi wenda atari kumwanga dore ko ataranabizi. Hanyuma akomeza agira ati n'ubundi mu rugo nabo bamenye ko agiye, baza aho ari. Mugenga aramubwira ati ngaho mfasha gutoranyamo imyenda, bayitoranyamo amapantaro 2 n'amashati 2 n'imipira y'imbeho, bafata izindi nkweto bashyira mu gikapa, bafata n'icupa buzuzamo amazi. Germaine byari byamuyobeye atazi ibyo barimo, abwira Mugenga ati Muge aho urajya hose ndagukurikira, kandi ubyumve narahindutse, nubwo naza aho mugiye iri joro mureke nanjye mbakurikire. Mugenga na Blaise bose baramwihoreye, basohoka mu nzu, baramuhamagara ngo naza kinge, ahubwo asohoka yiteguye yambaye nk'ufite urugendo, afata ingufuri afungira inyuma bamureba, bibwiraga ko agiye gufungira imbere akaryama. Bakinguye urugi rwo ku irembo, bumva ari gukinga neza rw'igikoni, bati biriya wasanga ari agiye kwirarira. Bagiye nko muri metero 30, bumva umuntu ari kubiruka inyuma, bamuritse babona ari Germaine ubakurikiye. Barahagaze baramubaza batugiye he, nawe ati nababwiye ko mutansega ngo mugende mwenyine, niba mugiye no kwiba cyangwa kwica umuntu mureke nanjye tujyane. Mugenga aramubaje ati ye no kwica burya se wakwica? Germaine ati si ibyo mvuze ariko. Blaise aramubwiye ati Muge mureka dukurikire, twe tugende twihuta ntitugende gahoro ngo nukubera we, nasigara mu nzira biramureba, tugende, niba yize ko dukurikira arabibona tumaze kugenda nk'amasaha 5. Germaine yarababwiye ati ndabakurikira aho mujya hose, ndabizi mwebwe ntimwatsinga ngo nuko muri abasore. Iryo joro bakomeje urugendo, Blaise na Mugenga bagiye kureba uko babona Safi mu gace k'iwabo, na Germaine abakurikiye atazi aho bagiye. Baragiye baragenda barongera baragenda, handi amano yari atangiye guhira mu nkweto. Kubw'amahirwe bageze ku kagezi bakareba ibirenge, bahindura imyenda, ariko Germaine we ntabwo yari yitwaje yo guhindura, gusa ntiyasaga nabi cyane. Umuseke wari watambitse atangiye kugaragara. Bakomeje urugendo bagera muri kaburimbo, izuba riri kuva ariko rikirimo akabeho ko mu gitondo.
bamanutseho gato bageze imbere babona Germaine ahise yambara ingofero mu maso asa n'uri kwisha ngo atagira umubona mu maso. Imbere yabo hari umukobwa, gusa Blaise na Mugenga ntibari biteye ku byo Germaine yari arimo. Uwo mukobwa niwe bireberaga kuko yari afite ibikapu bibiri binini mu ntoki asa n'umuntu ugiye ku bitaro. Uwo mukobwa yaraje asa n'ubitambika, Blaise na Mugenga bashaka kumusuhuza ntiyabitaho, ahita ahagarara arambika ibikapu hasi yihuse ahita afata mu ijosi rya Germaine ariko afata ku mupira aramubwira turi kwishahisha se wumvaga tutazahura. Aba niba harimo umukunzi wawe ndagira ngo ngukosore bareba, nta kindi ndaya zikwiriye kitari uguhanwa. Wihishaga ibikiza. Yabanguye urushya agiye kuri mukubita Blaise na Mugenga bamufatira rimwe, bakimufata Germaine ahita amukubita ibipfunsi byo mu maso. Mugenga arekura uwo mukobwa afata Germaine aramukomeza na Blaise asigarana uwo mukobwa, gusa bombi bagakomeza gushaka kubishikuza ngo barwane, ari nako Mugenga na Blaise babakurura babigize inyuma, bituma bakoma bya bikapa, kimwe gisohokamo igisuperi kirapfunduka. Kubw'amahirwe ibiryo byari birimo n'ibyameneka, imbuto ziba arizo zitangira kujya mu muhanda. Nubwo umuhanda wari kaburimbo nta modoka nyinshi zakundaga kuhanyura, hari ahantu abantu bafite ibibazo bajyaga bakumva batuje. Ikindi gikapa cyo byakigendekeye nabi, teremusi yari irimo irameneka igikoma gitangira kuva. Mugenga yumvise bimubabaje arikuraho gato Germaine ngo yongere atoragura ibyo byose bimenetse. Germaine ahita atoragura uruti rwari hafi aho yegera wa mukobwa rufashwe na Blaise ngo arumukubite mu mutwe. Blaise ahita amushyira ku ruhande afata cya giti. Mugenga nawe abona ko byakaze arekera gutoragura izo mbuto zimwe na zimwe zari zatangiye no kugera mu muhanda hagati, ahita afata uwo mukobwa. Byari byabacanze batazi aho Germaine n'uwo mukobwa wari ufite ibyo kurya muri icyo gitondo baziranye. Mugenga arababwiye ati mwa bakobwa mwe, uretse ko Germaine wantangaje ariko mumenye ko tubarusha imbaraga, sibyo Blaise yakoresheje umutwe yikiriza. Mugenga akomeza agira ati nanjye ubwanjye nabakubita mwese ndi umwe kandi na Blaise ntimwamunanira, nimubone twafashe umwe ngo mwumve ko hari uwo mwananira. Mpereza akaboko ka Germaine mbe mbafashe bombi utoraguriza imbuto wagiye kugemura atabihomberamo. Blaise yabyumvise vuba. Mugenga bafata amaboko akoresheje ukuboko kumwe bashaka kumwishikuza arabakanda arabababaza, ariko ntibabyitaho bashaka kurwana bakoresheje ukundi kuboko dore ko noneho bari begeranye. Mugenga yagize umujinya kubita urushyi Germaine yihanukiriye, ahari ukubiserura hishushanya. Germaine asa n'utaye ubwenge ariko nyine ntiyarabutaye burundu, uretse ko yumvise ahungabanya injeri zihinze mu matwi. Mugenga yahise amurekura. Blaise nawe aho kugirira mushiki w'impuhwe aramubwira ati umwongeje urundi ahubwo sinari nzi ko yaduherekeje agamije kuduteza ibyago. Germaine yahise yicara ku ruhande gato, ariko n'abandi bantu bake babanyuraga ariko ntibabiteho kuko bakekaga ko ari abashiri bagize ibyo batumvikanaho, dore ko bari abakobwa babiri n'abahungu babiri. Uwari umuhanda ariko hepfo no haragura ari ahantu heza hateye utwatsi turimo ibiti birebire umuntu yashoboraga guhombamo izuba. Germaine yatugiyemo yikora ku itama atangira kurira. Ntiyumvaga ko Mugenga yamukubita, ariko nubwo ari kubitekereza ntiyari gutekereza ko yamukubita urwo rushyi, yumvaga rupima toni. Blaise amaze gutoragura imbuto zirimo indimu, inanasi, ibinyomoro n'izindi, yegereye umukobwa aramubwira ati niwe utangije intambara wirengagije ko ugiye kugemura, tubabarira utubwire aho uziranye na Germaine. Uwo mukobwa yasabye Mugenga kuba murekuyeho gato, aravuga ati ndekuye n'ubundi ntaho najya sinabacika, ariko niba muri mwe harimo kundana n'uriya mukobwa nukora kundana n'indaya pe. Yari igiye kuntwara umugabo, gusa nyine kuko ari njye akunda ahisemo kuyireka tuyirukana nabe. Ibaza umukobwa uza kwicuruza mu rugo rw'umusore atanamutumyeho. Mugenga ati ninjye mukunzi we, mbabarira usobanura ibintu neza. Blaise yahise amubwira ati mubwire ko nanjye ndi musaza we. Mugenga ati urabyumva nawe ko turi umuryango umwe n'uriya mukobwa, tubwira aho muziranye. Umukobwa yarababwiye ati nimumuhamagare nawe aze hano mbivuge yumva. Germaine yarabyumvaga nuko arihangana araza kuko yatinyaga ko yanze Mugenga kongera akamukubita urushyi noneho yamuhohora, cyane ko yari ananiwe yakoze urugendo rurerure kandi na musaza we Blaise akaba yarifuzaga kumukubita. Uwo mukobwa yakize ati Germaine nimbeshyo nyomoza urantindije gusa. Mugenga yahise avuga ati wa mugani se ko turi kugutinza waretse. Ataragira irindi jambo avuga, Blaise yahise amubwira ati niwe witindije, mureka dusobanurire neza abone kugenda. Ubundi se yitwa nde? Yitwa nde Germaine? Germaine n'amarira n'umujinya arasubije ati yitwa Aline. Aline yarasobanuye ati uyu mukobwa twapfuye umuhungu, nari maze iminsi 2 ndarana nawe, bwije mbona n'uyu yaraje ngaje kuharara, nyine uwo mukunzi wanjye niwe yaraje kuraza. Rero twararwanye, sheri wanjye kudukiranura biramunanira, abonye dutangiye kumenagura ibirahuri yahamagara abandi bantu baraza baradukiranura, ariko numvaga ntanyuzwe. Blaise na Mugenga bumvise iyo nkuru ijya gusa niyo Safi yababwiye ubwo yababwiraga ibyo se yamubwiye ku mukunzi we witwaga Mariko. Nkuko yabibabwiye aryamye ku buriri mu ijwi riri hasi, bahise bose bamwibuka avuga ngo papa yarambwiye ati mwana wacu turabizi ko ukunda Mariko, ariko umwikuremo nubwo bitoroshye. Twajyaga twumva ko hari abakobwa baza bakaharara ntitubyemere, ariko byaradutunguye baduhamagara ngo tujye gutabara abakobwa bari baharwaniye. Umwe yaragarara iminsi 2, muri iryo joro haza undi nawe yaruje kuharara mutunguye. Bombi barwanye bapfa ko umwe yatwaye undi umugabo. Mu guhurura kwacu rero tujya no gutabara nyine nibwo byose babishyize hanze bavuga ukuntu bajyaga baza kuharara, buri umwe avuga ko atarazi ko amuca inyuma. Nkatwe nk'ababyeyi bawe twarumiwe, twibwiraga ko ari we gusa mukundana.
nawe yatubonye mu baje gutabara arumirwa, kuva ubwo ntitwongera kumuvugisha. Barabyibutse ariko ntihagira n'umwe ugerageza kubigaragaza, buri wese yarabigumanye, batangira kwibaza niba koko Germaine ari we Safi yababwiraga ko yari agiye kuraza Mariko, ariko bakibaza ukuntu yaba yarageze aho hantu hangana hatyo, bari bamaze kugenda nk'amasaha 7 n'amaguru. Buri wese yabitekerezagaho akumva bimucanze, ariko Blaise agashaka kubihuza kuko arabizi ko mushiki we atararaga mu rugo ngo icyumweru cyose kirangire. Mugenga yumvise ibitekerezo bimubanye byinshi mu rwego rwo kugira ngo atekereze neza, kuko nyine yumvaga uwo mukobwa n'abadahari aragenda abitekerezaho. Aramubwira ati ubwo tubwiye muri make gendere, Germaine arabidusobanurira neza, dore twari turi no kujya mu byerekezo bitandukanye, gusa ugize amahirwe tuba tugukubise kuko uradusagariye, ariko ntabwo ari byo byatuzinduye. Uri umwiyahuzi wowe utinyitse gufata umukobwa uri kumwe n'abahungu babiri ukamukubita bareba. Blaise yaravuze ati mbere y'uko ugenda se uragemeye cyangwa no gupfunyika bisanzwe? Aline yarabasubije ati ngiye kugemura. Hari umukobwa wakoreye impanuka muri uyu muhanda ejo, kandi se na nyina na musaza we nabo nta mezi 3 ashize bishwe. Mbese bari mu bitaro, nta muntu wo kumwita afite, kandi abantu bari baturanye n'iwabo ntibaramenya ko ari mu bitaro, ahubwo bamwe bazi ko nawe yapfuye kuko kuva twumva amatangazo ntibaramubona. Yazenze amarira mu maso ashaka kurira, itafata ibikapa bye. Agiye kugenda Blaise aramukurura, amufata ukuboko ntihagira ijambo avuga. Mugenga nawe asa n'uwibutse ikintu, amufata ukuboko. Uwo mukobwa yibonye yumva atunguwe, yewe na Germaine aratangara, nabo babonye ukuntu bamufatira icyarimwe bumva bitangaje. Bose bamubarije rimwe bati uwo mukobwa yitwa nde, asa n'ushaka guseka ariko n'amarira yazenze mu maso ati yitwa Safi. Mugenga na Blaise bongeye gutungurana bavugira hejuru kandi bavugira rimwe bati uvuze ko yitwa Safi? Umukobwa ati yego yewe, uretse kuninza gusa se ubwo ntimwabyumvise, yitwa Safi, irindi zana yitwa Uzamukunda. Aline yarongeye abisubiramo agenda gake kuko Mugenga na Blaise bari bakanuye amaso bumiwe, bari kwikora mu bwanwa bwo hasi mu munwa, nuko ati yitwa Uzamukunda Safi. Nizere ko noneho mubyumvise. Nta gutekereza ibindi bahise bamubwira bati reka tuguherekeze tujye kureba ko umukobwa ari we tuje gushaka. Gusa icyatangazaga Aline na Germaine ni ukuntu byose bashidukaga babivugiye rimwe nk'abari babipanda cyangwa bari kubisoma ahantu runaka. Germaine nibwo yaramenye ko burya bari baje gushaka umukobwa. Bahinduye icyerekezo bakurikira umukobwa berekeza ku bitaro, ariko bagenda nta n'umwe uri kuvugisha undi, ahubwo buri wese ari kwitekerereza ibye. Germaine mu bitekerezo yabaga yiganiriza ati iyi ndaya ngo ni Aline, ubu se ntitumye mbura umugabo, yantwaye Mariko none nteranyije na Mugenga, nari ngiye gushaka uko nabamufatisha, wenda Mariko koko yanyanga burundu nkazapfa kubana nawe. Mugenga ndamukunda ariko njye nifuza kuzibanira na Mariko utuye mu mujyi. Ubusanzwe Germaine yakundanaga na Mugenga bamaranye igihe kirekire. Rimwe yagiye gusura umuntu wo mu miryango yabo mu mujyi, aba ari hahurira na Mariko. Gusa ntibahuriye mu mujyi, ahubwo bahuriye mu mihanda y'igitaka igana muri kaburimbo nyine yerekeza mu mujyi. Icyo gihe Mariko yari afite moto, nuko aramufatirana muhari ifuti amugeza aho yari agiye. Bahanye nimero, Mariko akajya amuhamagara. Rimwe yamusabye kumusura, ariko Germaine amubwira ko atuye kure bitashoboka. Mariko yamusabye ko bavugana aho bahurira, hanyuma ajya kubamutora na moto amujyana iwe. Hari hegere kaburimbo, ari ahantu hari amazu meza arimo sima, amazu meza asize irangi, amazi ari mu rugure kandi n'iwabo bajyaga kuvoma mu kabande, hari umuriro w'amashanyarazi, mbese ari mu gisirimu ugereranyije n'iwabo yahoraga mu nka zikukira nazahirira nazicira ibyarire. Uwo munsi Mariko yamwakiriye neza, amutekera nk'umunyamujyi nyine. Umukobwa arishima cyane. Bwamwiriho yibagiwe gutaha, Mariko aramucumbikira ariko ntibararana. Yamuraje mu cyumba gitatsemo udutako twiza, udushushanyo tw'inyamaswa, amafoto ye, ubwo ndavuga Mariko, impapuro zanditseho amagambo y'urukundo, mbese ari heza. Igitanda cyo sinakubwira, cyari cya kindi bazamura bakakimanura, ari icya rasoro, hariho matera nziza, amashuka ahumura, kirimo dushe na toilette ya kizungu, kirimo akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye. Muri make Germaine yarebaga ahantu araye, yakwibuka aho yaturutse, akumva ubuzima wamuha akabubamo nibura ukwezi kumwe akipfira. Yari yahwereye atumva ukuntu abantu bakira kuri urwo rwego. Mu gitondo Mariko yamushyize kuri moto aramuherekeza, ariko agenda amutembereza ahantu hatandukanye. Umukobwa asubira iwabo yameze amababa. Igihe cyo gufata irembo kandi Mugenga ajya gufata irembo kwa Germaine cyari cyegereje. Mariko yamuhamagaye amubwira ko amukumbuye, amusaba kuzongera kumusura. Germaine ahita amuha rendezvous yo mu minsi 5 gusa. Mariko yaje kumufata mu nzira kuri moto amujyana iwe, hanyuma umugoroba ugeze bamaze gusangira amusaba kumubera umukunzi. Germaine yabuze ko amuhakanira, yirengagiza ko kwa Mugenga benda kuza gufata irembo. Iryo joro ryabaye irya mbere ryo guca inyuma Mugenga. Inshuro zose yabaga atari iwabo yabaga yigereye kwa Mariko, kandi yumvaga nabo n'uburyo azahita akatira Mugenga. Uko yakomezaga kujyayo rero nibwo yahuriyeyo na Aline. Yaravuye kuri wa muntu wo mu miryango yabo, yanga kuharara ajya kwirebera Mariko atamuteguje ngo amutungure nyine bya bindi bihangone za surprise. Ageze yahurirayo na Aline, intambara irarota. Impamvu se na nyina ba Safi bahise bajya gutabara nuko iyo nzu yari iyabo. Safi yari yarasabye iwabo kuba bayitije Mariko mu gihe yari ari kubaka iye, kandi nayo mafaranga yahabwaga na Safi ngo bubake iyabo, ariko byitwe ko ari Mariko yubatse. Mu gihe bari baje gutabara abo bakobwa bahageraga rero bagasanga bamenaguye ibirahure kandi byari bihenze cyane, bahise babahamagara nka ba nyirayo, batumupangayi wawe inzara yisenye.
Uwo munsi muri iryo joro Germaine yaraye mu nzira ataha, yumvaga yasebye aravuga ati kugira ngo ngume hano reka nyinyombe nyure muri aba bantu ntahe wenda murire n'ibyago mu nzira. Amahirwe ya Mariko iwabo wa Safi ntibahise bamusohora mu nzu kandi inzu yari igezeho gusakarwa. Aravuga ati Safi nagaruka avuye kurwaza nyirasenge nzamwigiraho mwiza niyuzura mu katire nibandire na Line. Mariko yakundaga Line cyane kuko bari bamaranye imyaka myinshi. Yari yarakunze Safi amukurikiyeho imitungo kuko yari umumotari ariko wahiriwe nabyo, uretse ko yakundaga kujya mu mico mibi yatumaga yasesagura agasa n'ubeshejweho n'amafaranga Safi yamwoherezaga yo kubakisha kuko yubakaga inzu nto yegeranyije niyo bari baremeranyije andi akayamiramo neza n'abakobwa batandukanye barimo na Germaine. Germaine rero nubwo yari yarasibiye kwa Mariko akarwanirayo ariko yizeraga ko niwahora azagerageza kumugarura ku murongo kuko yumvaga yakora ibishoboka byose akabana na Mariko wenda akajya amuca inyuma ariko ari mu buzima nk'ubwo Mariko yabagamo. Ni niyo mpamvu yahise akatira Mugenga amubwira ati gumana n'umugore wawe wavuga Safi kuko aramusanze mu bituza Mugenga ari kumufasha kunywa igikoma nyuma akamubeshya ko yashatse kandi kuko atarashatse agira ngo bashwane nyine zibanire na Mariko ntibimukundira nubwo yari yarabonye ko Mariko amuca inyuma kuri Aline. Ntiyari yarashatse ahubwo yari yarasubiye ahantu yari yaragiye ubwo yahuraga na Mariko ku nshuro ya mbere ngo arebe ko bazahura kuko ntibari bakivugana kuri telefone. Yumvaga agikunze Mugenga dore ko iwabo bari barasabye barakoye ariko yumvaga atazasezerana nawe. Ikibazo nuko Mariko atamusabaga ko babana vuba kandi kuri we yumvaga ibyo gusaba gukwa no gusezerana kuri Mariko ntacyo bimubwiye cyane ko nyine yaranirengagije ko yamucaga inyuma. Ku ruhande rwa Line nawe yagiye gutekereza ariko yifitiye icyizere avuga ati Mariko ndabizi arankunda, inzu ye yenda kuzura kandi niyo kwa Safi akodesha yishyuye amezi menshi nava mu bitaro tuzahita tubana tuzongera kunca inyuma. Ntiyarazi ko Mariko atayikodeshaga ahubwo yiberagamo ubuntu kuko Safi yari yarabisabye ababyeyi be ngo ayiberemo ubuntu areke gukodesha ahandi kandi ari kubaka iyabo. Aline yaravugaga ati reka Germaine njyaneyo nawe ndebe ko bombi bitwara gusa ndabizi Mariko arigira nkaho nta cyabaye amuhobere ansome kare umujinya ugashengure. Ibyo kuba Mariko yarigeze gukundana na Safi Aline ntiyarabizi yabafataga nk'inshuti zisanzwe biraho. Mugenga yibukaga inkwano yatanze yakwibukaho urukundo rwabo rwari rugeze atazi ko Germaine amuca inyuma bigezaho akumva ababaye cyane ariko akagira icyizere cy'uko wenda Safi namubona kuko agasanga ari we bazikundanira agakatira Germaine mu mahoro dore ko yari yiyumviye ko ari indaya amuca inyuma. Bureze we yabaga atekereza ati byose birapfuye ubu se ndabigenza ndeke isosi iguyemo inshishi. Mushiki wanjye nteye umwago icyambere anyatesha ishema ryo kwitwa musaza we kuko kwitwa musaza w'umukobwa w'indaya ni igisebo. Ikindi numvaga ko kuba yemeye tukazana inama biratuma Mugenga mubabarira bikwiye ku mutima bagasubukura gahunda zo kubana ariko Mugenga ntiyabikora yumvise ko yamucaga inyuma kugira ubwo bapanga gusezerana ari uko bimeze atabizi. Safi se niduhora azanyemerera dukundane cyangwa Mugenga nawe aramukunda ariko rero ntagiye kure Mugenga akwiriye gukundana na Safi. Nuko numva nkunda Safi ariko ibyo nigira ngo nzarwana ninsanga Mugenga akunda Safi nzatuza kuko mushiki wanjye niwe uzabutumye Safi ataba uwanjye. Iyo aba hafi ya Mugenga ntamuca inyuma Safi nari kuba nizeye ko nawe murwanira nawe. Ubu se nzabibwire papa nzabibwire mama ubu se kuko Germaine nzamugirane. Mugenga wese tuzakomeza tuba inshuti akenshi twabuzwaga na mushiki wanjye. Mu bitaro hagana muri kerera Safi yari yakangutse kare cyane nubwo imodoka ari yamuhungabanyije ariko ntibyari bikabije cyane iyo abaganga babonaga arasezererwa vuba uretse ko wenda inkovu yatewe no guhanuka mu gitugo yiyahuraga akagwa kwishoka no mu myambi no mu mabuye yaguye mu muhanda zigatonekara akanakubaka ku maboko no ku maguru no mu gahanga ariko ntibyari biteye ubwoba. Ubundi akigera mu bitaro yari ari muri koma ariko mu masaha ya nijoro yagiye agaruka ibuntu gusa akomeza kwiryamira adashaka kureba umurwaje uwo ari we. Yaravugaga ati nihacyanda aba ndeba uwo ari we reka mureke nawe yisinzirire n'ubundi sindembye cyane nuko byahuriranye na stress. Iriya modoka yangonze ariko ntabwo navuga ko bikaze kuko banda na shoferi yagendaga gahoro. Yari ari gutekereza ukuntu yari apfuye akavuga ati Mugenga ari kuzagira agahinda amenye ko yantabaye ngapfa ntanamusezeye. Muri ayo masaha yumvaga uwamuha amahirwe yo gukira vuba yahita ajya kureba Mugenga akamusaba imbabazi z'uko yamusize atamusezeye atamusubije ku busabe bwe bw'uko yifuzaga kumubera umukunzi. Yibukaga ko Bureze yamusabye urukundo ariko akavuga ati Bureze nzamuhakanira kandi mbibwire Mugenga. Mugenga wanabaye ntazananirwa kongera inama y'icyo gukora ku buryo byose bizagenda neza. Ndumva ntangiye gukumbura kuba ndi kumwe nawe hano mu bitaro ariho ndwaje ariko mbwira ngo uramera neza Safi humura urakira Safi noneho akanshyira muri biriya bituza bye ariwe nakwirembesha kongera akanyegamiza akanamika. Uriya musore ni mwiza mbega igisore none haritonda yicisha bugufi ni mwiza nikuye amata mu kanwa ahubwo ndubishoboye nakavuye hano nkajya kumwiteretera nkagerageza kumwibagiza Germaine burundu kuko nawe afite agahinda. Nkiva hano mu bitaro nzahita njya kureba Mugenga na mbere yo kujya kureba ibindi byose ndabiza azabyemera tugarukane inaha tujyane kureba aho bashyinguye papa tujyane kugarura imodoka yacu iri kuri polisi mbese byose mbikore turi kumwe. Muri ubu buzima niwe muntu nkeneye kandi we maze kubisobanukirwa niyankunze kuko hari ikindi yarankurikiyeho yakunze njye wari wiyahuye ntabara atazi niba iwacu dukize cyangwa dukennye niyo mpamvu nkwiriye kumwitura urukundo yankunze. Ariko abaganga bari bamubwiye ko Safi ari muri koma ahita yiryamira arasinzira kandi yarakangukaga ntanarebe ko wenda Safi yaba yakangutse kuko yavugaga ati ari muri koma ntiyambuza kwisinzirira.
gusa yaratekerezaga ati nanjye narakabije, abakobwa bose natwaraga kuri moto nifuzaga kubatereta, uwo mbigerageje akabyemera ngatangira kumushora mu byaha, kugera ubwo na Safi yaje nkamutwara kuri moto ngatangira kumutereta nkundana na Aline. Ariko rero icyo gihe Safi yasaga neza, yibutse uko yamenyanye na Safi muri iryo joro, yibuka n'ubuhemu bwose yamukoreye. Ubusanzwe Safi na Mariko bari batuye mu mujyi umwe, uretse ko ari mugari cyane, umwe atuye hafi ku nkengero n'undi atuye hafi ku nkengero. Mariko yakoraga akazi ko gutwara abantu kuri moto, ariko akaba yarakinjiyemo afite umukunzi wo mu bwana witwaga Aline, nawe wari utuye muri uwo mujyi. Gusa nk'uko bimeze ku yindi mijyi migari, abantu bawutuyemo bose ntibaba baziranye. Akimara kugera mu kazi yahise ahura na Safi wari uje gutega akamoto kamugeza iwabo. Mariko yagiye amuganiriza, amugejeje iwabo amusaba nimero ye, gusa yatunguwe n'ukuntu yari umwana wo mu bakire bigezaho. Yatangiye kumutereta avuga ati reka nterete uyu mukobwa wo mu bakire ndebe ko yakwemera umumotari. Yatangiye kujya amuhamagara, Safi yakenera gutega moto akamuhamagara, dore ko nubwo babo bari bafite imodoka yakoreshwaga cyane n'ababyeyi be, na Mariko akamubera umwana mwiza, akamutwara aho yabaga ashaka hose kandi akamuca make nubwo ari uwo mu bakire. Aho amubwiriye ko amukunda, Safi ntiyatinze kumusubiza, bagize urukundo rwiza batangira no gusurana. Gusa Mariko yabishaga umukunzi wa Aline, yabona amafoto muri telefoni akamubeshya ko ari inshuti isanzwe. Urukundo rwabo rwakomeje gukura, Mariko abonye uko Safi amukunda kandi ari umwana wo mu bakire, nawe ubwo afite iduka rikomeye hafi y'iwabo, atangira gupanga uko yamukura amafaranga yo kubaka inzu yakuzura akamukatira akibanira na Aline bari bamaranye imyaka myinshi. Baganira, Mariko yabwiye Safi ubukene bwe n'intego ze. Safi aramubwira ati gukodesha kandi wifuza gukora ibyo byose uri kuvuga, kubaka no gushaka uko twabana, reka nanjye ngufashe kuko n'ubundi niba tuzabana nta kibazo cyaba kirimo, naba ndi kwikorera. Iwacu dufite inzu muri uyu mujyi, ngiye kubwira iwacu bayigutiza uwibayemo, hanyuma nawe usize ikibanza aho ushaka kubaka, noneho tujye dufatanya kuyizamura wongeranye nayo wakoresha gukodesha indi nzu, kandi nujya ukenera ibyo kurya uzajya umbwira, nako nzajya nibwiriza mbikure mu iduka ryanjye bikuzanire. Mariko yarishimye yajya gusiza ikibanza iwabo bari baramuhaye mu cyaro, ariko nticyari kure y'umujyi. Yari yaranze kujyana iyo Safi, amubeshya ko yubatse inzu nini, ko azamutungura akayimugezaho yenda kuzura. Nyamara we yari yarubatse inzu isanzwe ntoya, ku buryo amafaranga Safi yamuhaga amubwira ko ari kumwongereraho ariyo yakoreshaga yubaka, ayo yakoraga mu gutwara abantu kuri moto akajya yakoresha yishimisha, anywa amayoga, andi yashora mu ndaya no mu bakobwa. Uko ni nako yahuye na Jeremena akumva atamuvirira nawe akamwigarurira, kandi si we gusa yajyaga no mu bandi bakobwa. Yumvaga ko azakatira Safi akibanira na Aline, mbese byose bikitwa ugushwana kuko yibwiraga ko amukatiye byazafatwa nk'ibisanzwe mu nkundo, kandi ngo bikazaba igisebo ku muryango wa Safi mu gihe yaba avuze ko yabenzwe n'umumotari. Nuko yibwiraga. Icyatumye rero ukwezi kwa nyuma badafata Safi ubwo yari arwaje nyirasenge, asigaye ahorana n'abakobwa basimburanaga iw'amanywa nijoro ababeshya ko abakunda. Ubwo rero atinyaga kumuhamagara ngo bamwe badafuha, avuga ati nagaruka nzamusubiza ku murongo ndabiza nkunda kubi. Safi yagize arabyuka, arebye umuntu umurwaje abona ari umusore yiryamiye ku kandi gatanda mu bitaro, ariko atiyoroshye cyane ko bari muri icyo cyumba bonyine. Yahise amuhamagara ati yewe, ntiyari yakamenye ko ari Mariko. Mariko yahise akanguka areguka, Safi amubonye ati ndarota cyangwa Mariko niho turi kumwe burya. Mariko yisetsa n'uburyarya bwinshi ati ni njyewe sheri, ni njye rwose. Safi ati uretse kunyita sheri akanya gato, hanyuma wa mukobwa mwari muri kumwe igihe ngo impanuka wari he? Mariko yumvise agize ubwoba kuko yibwiraga ko Safi atigeze amubona, aratekereza ati yaba yatwumvaga se ubwo twari turi mu modoka, ko mbizi ko yari yaguye muri koma yabyumvise ate, ahubwo se yakangutse ryari? Ntiyarazi ko Safi yari yamubonanye nawe mbere yuko akora impanuka. Yamaze nk'umunota atarasubiza, hanyuma Safi aramubaza ati wabaye ikiragise? Mariko n'isoni n'ubwoba bwinshi ati umbabarire Safi, naragutereranye ariko nanjye nari meze nabi, sinari norohewe. Safi yaramusubije ati ho muri byambayeho ntabwo ari kubisubiza inyuma, kandi rwose niho ari kumera neza abakobwa bakubanye bake. Mariko ati Safi urabizi ko ngukunda, kandi rwose nawe twendaga kwibanira, ahubwo Imana imfashe ukire vuba nkube hafi uko nshoboye, kandi rwose ndakwizeye uzambabarira kubwo kuba naramaze igihe ntakuvugisha kuri telefone. Si uko nabaga ndi kumwe n'abandi bakobwa, nabaga nshaka amafaranga ngo uzaze duhite tubana. Kubera umujinya Safi yahise yumva akize, areba mu maso ha Mariko, dore ko bwari buri gukira umuriro utangiye kubonesha mu cyumba. Aramubwira ati niko wowe twatije inzu none uhitijwe nanjye wabeshyaga ngo urankunda, ukayizanamo indaya zikayangiza, warangiza ngo tugiye kubana? Ahubwo ntiwakabaye uri hano, nuko ntari mbishoboye ntiwari kuza kundwaza n'ubuhemu bwawe. Mariko yahise amenya ko ibyaberewe byose Safi abizi. Yaramubwiye ati Safi banza ukire ndagusobanurira neza. Safi ati ahubwo banza umpe imfunguzo z'inzu ubamo, nidutanza gufungura ukuremo ibikoresho byawe. Mariko ati none se urumva nzabahe? Safi ati utaraza kuyibamo wabagahe aba ariho usubira. Mariko aramubwiye ati ntazo nguha noneho ndebe icyo urantwara, inzu nayihawe na so nubwo ari wowe wayinsabiye, rero winsohoramo urya. Nubwo waba utakinkunda wareka nkabanza nkuzuza iyanjye, hanyuma nkagusigira iyawe mfite aho nerekeje. Safi amusekera ku mutsi w'iryinyo ati none se ubwo wibagiye ko amafaranga wakoresheje wubaka arayo nakuraga mu iduka ryanjye, si ikibanza gusa washoye? Mariko ati erega nawe urabizi ko twari kuzayibanamo.
Safi yumvaga mu mutima we yarakaye gusa ahita yiyoroshya avuga yitonda ati basi sura cyankunda. Mariko ati ndagukunda cyane Safi. Safi ati nagukinishaga ngo ndebe uko uritwara nanjye ndagukunda. Ubundi se ubwo izo mfunguzo urazifite cyangwa waje kuntabara urazita? Mariko yahise azikura mu mufuka. Safi aramubwira ati none se waje ukicara iruhande rwanjye? Mariko yahagurutse mu mutima yivugisha tubanza koko akinkunda koko yakinaga. Safi yahise amubwira ko izo mfunguzo ziheruka kera, amwumvisha ko serire ishaje ko bagomba kuyihindura. Mariko nawe amwereka imfunguzo ati ariko zo ziracyari nshyashya. Safi yarazifashe amubwira ko agiye kumwereka ko nazo zishaje. Ubwo kandi niko n'amasaha yarakomeje kwicuma. Akizifata Mugenga, Blaise, Germaine na Aline bahise binjira. Safi abamutsinze icy'umutwe arazigumana. Aline yaje yiruka ngo ahobere Mariko cyane ko bamugenga bageze aho bakamutwaza ibikapa. Azavuga ati Mariko sheri, yo Safi yakangutse. Mariko yamurebye nabi yanga kumusuhuza. Umukobwa araseba cyane ko yaragateze amaboko. Mariko abonye ko asebye mu ikiganiro aramubwira ati ibyo bintu by'abasheri ubuze uvuga. Aline yarashyanutse ahita amubwira ati ariko rero nawe sheri nzabikwishyura, kunsebya muri aba bantu ntabwo mbikunze. Gusa nubwo Aline yavugaga ibi, Germaine we yatunguwe no gusanga Mariko ari urwaje Safi. Mugenga na Blaise nabo bari bumiwe bari kureba Safi mu maso bananiwe kurenga aho bari bahagaze kuko baribazaga bati se ubu ni we? Nawe yanze kubakuraho amaso ari kubitegereza. Amahirwe yagize nuko nta serume bari bamushyizemo. Yahise ahaguruka ku gitanda arabegera ahera kuri Mugenga aramuhobera aramubwira ati yo nari nongeye gupfa Muge, ariko nabwo ndabibona ko wari waje kuntabara. Mugenga yahise yibuka za nzozi yarose amubwira ati ndagukunda nanjye Muge kuko watabaye ubuzima bwanjye, none se uzongera ubutabare ko ngiye gupfa? Mugenga aramubwiye ati nibyo rwose nibiba ngombwa ukabinyemerera ndakuba hafi kandi ibyago byose wakongera guhura nabyo turi kumwe nagutabara. Safi yaramubwiye ati reka mbanze tuhuze Blaise tubone kubiganiraho. Yahobeye Blaise. Blaise ariruhutse ati twari tuzi ko wasubiye hahandi, twaragiye turagushaka turakubura, ishyamba tujya kuri twikabura gato, ahubwo Imana izaho umugisha ari niwe utuzanye hano, kuki utadusezeye koko? Ibi byose yabivugaga ariko bahinduranye imisaya. Safi aramusubiza ati muhumure ndabasobanurira neza uko byose bimeze, urabona ko bagiye no kunsezerera. Uko basuhuzanyaga niko Germaine, Aline na Mariko bose barebanaga babuze icyo bavuga. Safi yasuhuje Aline amushimira ko abazaniye ibyo kurya, akomereza asuhuza Germaine, hanyuma basaba kwicara ku ntebe abarwaza n'abaje gusura bicaragaho. Nuko aratangira ati mwese ndabashimiye kubwo kuba muri hano, harimo abantabaye n'abanteje ibyago. Mugenga yaranabaye nkura mu mugozi anyita afatanyije na Blaise nsubira ubuntu. Nubwo mutari mubizi mwese mwambwiye ko munkunda ku munsi umwe. Blaise yambwiye ko ankunda kandi nanjye numvaga mukunze, yewe ndanamukunda, ariko Mugenga wanabaye akankura mu rupfu nawe yambwiye ko ankunda. N'ubundi ubuzima sinzi ko buzamera ngo mburambemo kuko n'ejo nari ngiye kububura. Uyu niwo mwanya rero ngo mbabwire icyo ntekereza, ndabigarukaho nyuma kandi mwebwe ndabizeye nzi ko uwo ntakunda wese bitateza ikibazo hagati yanyu. Namaze kubona ko ari mwe bantu basigaranye imitima, byanga bikunda muri mwe niwe harimo umukunzi wanjye ndetse akaba ubuzima bwanjye bw'ahazaza. Mugenga na Blaise barebanye mu maso umwanya munini ntawe ugize icyo avuga kuko nta n'umwe wari uzi ko mugenzi we yasabye Safi kumubera umukunzi. Germaine w'isoni zari zamwishe, Aline we yumiwe yabuze icyo avuga. Mariko we yamwe ari kwikora mu maso buri kanya. Safi yakomeje agira ati uyu niwe Mariko nababwiye, niwe wazanye indaya mu nzu twari twamutije zikarwanira zikamena ibirahure kandi naribwiraga ko ari njye mukunzi gusa afite. Uwo mwanya Aline yahise avuga ati wowe ukundana na Mariko ukamutiza n'inzu? Safi ati iyo uzi ko nanamwubakiye, gusa imfunguzo zanjye nazisubiranye ajye kuba mu yo namwubakiye kuko yanze no kuyinyereka ngo azayinyereka yuzuye neza. Aline yahise avuga ati Safi njye nubwo utanze ariko nari nkuzi kuva kera kuko iwanyu mwari abakire kandi nabonaga amafoto yawe muri telefoni ye. Mariko twakundanye kera, yewe uyu mukobwa Germaine niwe waje ansanga muri iyo nzu uri kuvuga nuko turarwana. Amaze kugenda Mariko ambeshya ko ari umukobwa umwihomaho, ndemera numva ko ari njye gusa akunda, wowe ntazi ko mukundana kuko yambwiraga ko uri umukiriya wenyine agutwara muri inshuti zisanzwe. Yagize ikinega ati ubu wasanga hari n'abandi bakobwa yabeshya imyaka myinshi. Yahise ababwira ati ibyo bikapa muzabimutwerere, niba waranamwubakiye birumvikana ko anamuguriraga amapantaro, nta kintu agira nabyo azabyijyanire njye ndagiye, reka njye gushaka aho ntora aka gahinda. Safi aramubwira ati wigenda nukuri ntagushimiye, wowe urarengana basi ubugumye hano gato. Mariko yashatse guhita asohoka ariko mu muryango ahura n'abapolisi bari binjiye, bari bafite agapapuro kanditseho amazina ya Mariko bati ni wowe witwa Mariko? Yarasubije ati yego. Umwe ahita amufata amaboko ko amwambika amapingu aturamenya impamvu ugeze aho tukujyanye. Mariko yarababwiye ati ariko hano bafite umurwayi urembye kandi ndarengana nta cyaha mfite. Binjiyemo imbere dore ko ari bahagaze mu muryango inyuma, binjira bamubwira bati twabanje kuvugana n'abaganga, umurwayi wawe turabizi ko atarembye kandi nawe niba nta cyaha ufite biramenyekana. Bakinjira batunguwe no kubona Safi, bamweretse ifoto y'ukundangamuntu ye bari bahanaguje bati uyu muntu si wowe witwa Safi? Safi yagizemo ubwoba ati ni njye. Umwe mu bapolisi yaramubwiye ati humura ntugire ikibazo turi mu iperereza, ariko izi ni inshuti zawe? Safi ati yego. Umupolisi atereka mbikubwire n'ubundi nabo bazabimenya.
yaramubwiye ati niba ari wowe Safi iyi foto ikaba ari iyawe ubwo koko ni wowe. Iyi foto twayoherejwe n'aho imodoka yanyiri, batubwiye ko uri wo mu muryango w'abishwe. Abagize umuryango wawe bakimara kwicwa bose, abapolisi baho biciwe bakoze iperereza bamenya ko uwo munsi nawe mwari muri kumwe, gusa babura umurambo wawe. Batekereje ko nawe wishwe ariko babura gihamya. Uyu munsi rero biyemeje gutangira kugushaka kugira ngo bamenye ko uriho, uze wita ku by'iwanyu basize byose. Bohereza ifoto kuri sitasiyo yacu kuko ari ikwegereye, niyo yegereye aho uvuka kuko aho bapfiriye si iwanyu. Twagombaga kwishyira ku mbuga nkoranyambaga tukayikoramo andi menshi yo kumanuka mu mihanda itandukanye, uza kubona akazahembwa bishimishije. Imana ishimwe turakubonye, bihurirana nuko dufasha uwishe ababyeyi bawe na musaza wawe. Abari aho bose bashigukiye rimwe. Safi atabyumva neza ati uwishe ababyeyi banjye? Umupolisi ati yego, uwishe ababyeyi bawe n'uyu, kandi nawe yari kukwica iyo ubugambiriwe. Safi ati guteze? Umupolisi yaramusobanuriye ati mu babishe twafashemo umwe atubwira ko abandi 3 bafatanyije atabavuga. Twagerageje kumutera ubwoba turamukubita tubwira ko turi kwirushya kuko kwa muganga bari bamusanzemo kanseri ye warwaye impyiko, mbese yarihebye. Yatubwiye ko n'ubundi atazarenza umwaka umwe ari muzima. Aravuga ati twabishe turi gushaka umugati, rero sinatanga inshuti zanjye ahubwo natanga uwadutumye. Yatubwiye ko abatumye yitwa Mariko, aduha imyirondoro ye kandi irahura n'iyuyu. Impamvu yatumye yicisha ababyeyi bawe rero ngo nuko bari bamufasha guca inyuma, akeka ko bazamusohora mu nzu yabo yabagamo kandi bakabateranya bigatuma utamo amafaranga yo kuzuza inzu ye. Mbese yabisha avuga ko azahita kuba hafi muri ibyo bibazo, wava mu gahinda ugakomeza kumufasha kubaka, akazakwanga nyuma akibanira n'undi ashaka. Sinzi niba mbivuze neza ariko ibyo ari byo byose naho byerekeza. Rero uyu musore turamujyanye ngo ajye kubisobanura neza. Twari twahawe amakuru ko ari hano mu bitaro ariko tutazi uwaharwaje. None ni wowe ahubwo wagize amahirwe nawe ntiyakwica. Wowe ngiye kugusigira nimero, niba gusezerera uzayihamagara tugufasha mu buryo bw'ibanze uzakenera, kandi nizere ko umwe muri abarakugumaho kuko uyu nguyu tugiye kumufunga. Safi yasigaye arira, abandi bose bacecetse babuze icyo bavuga. Gusa nyine Mugenga we yahise amwicaza ku gitanda. Safi amuririra ku bibero. Mugenga ari kumubwira ati humura, ihangane turahari. Safi nawe wamwikundiraga yumvaga aguwe neza, none harire kurararira. Amarira yose atigeze arira nyuma yo gupfusha yaririra ku bibero bya Mugenga. Germaine yari yumiwe abonye umusore yarutishaga Mugenga atambikanywa atyo. Mugenga ari kwihoreza undi mwana kandi yamenye amakuru yose y'ubuhemu bwe, atangira kwicuza. Gusa nta garuro ryo gusubirana na Mugenga yari afite kuko yari amaze kumva ibyo yakoze byose, nuko agahinda karamwica ahita asohoka arigendera. Ari nawe yagumye aho nawe yifatanya na Safi kurira. Blaise yahise yicara ku ntebe yubika umutwe mu maguru, yumva acitse intege bidasanzwe. Safi amaze kurira yaregutse abwira Mugenga ati Muge, ni wowe si yanjye kuko abandi bose ni abahemu. Wowe na Blaise nimwe nakwizera gusa muri iyi si. Gusa mwembi sinabakundira rimwe kandi sinakwiha Blaise ngo muhe ubuzima bwanjye bwose wowe wabukuye mu mugozi uhari. Blaise yarahagurutse n'agahinda kenshi aravuga ati Safi, wikwigora usobanura ibintu byinshi. Nanjye ndi umuntu ugira umutima, ngira ubwonko, ndatekereza. Wikwigora si ngombwa ngo wivune, ahubwo Imana izabahe guhirwa. Nanjye nzakomeza ngukunde kandi nzakomeza nkunde Mugenga. Nzababera inshuti ikomeye kuko nimwe muhuje akababaro. Uribuka ko ikiza Germaine yahise yanga Mugenga? Nibyo ni mushiki wanjye ariko yari yarigize indayi. Ubu ndumva ntewe isoni no kwitwa musaza we. Noneho utekereza kuri Mugenga agahinda yagize umuntu yakundaga amutereranye mu gihe yarahanganye n'ikibazo ari kurwana no kukwitaho. Uwakamufashije akamwanga muri ibyo bihe kandi yari yaramukoye hasigaye kubana. Ibyo bikomere yari yarabashije kubana nabyo, ariko uyu munsi ho yakomeretse kurushaho. Ntiyarazi ko yamucaga inyuma kuri Mariko. Uretse n'ibyo kandi Germaine twibwiraga ko yitonda, yarwanye na Rine bajya kwicana tukiri mu nzira. Gusa wenda byo byabaye byiza kuko byatumye tukugeraho. Rero Mugenga aragukeneye ngo mwomore ibyo bikomere. Reka nawe nkuvugeho. Wakundanaga na Mariko, urwaza nyogosenge nta kukwitaho ngo basi wenda ajya kwihanganisha kubwira amagambo meza. Nyogosenge apfa Mariko ahugiye mu kuguca inyuma, aba mu nzu yanyu umuha amafaranga yo kubaka indi nzu kandi wenda wasanga ataraniyubatse, arenzaho no kukwicira umuryango. Wariyahuye utabarwa na Mugenga kandi yarabitewe n'impuhwe n'urukundo muri rusange. Mwamaze igihe kinini mubana mu nzu, muziranyeho byinshi kundusha. Ejo wari upfuye kubera ibitekerezo Mariko yatumye ugira. Nawe ukeneye Mugenga ngo akube hafi. Wenda nari kuzishimira kubana nawe kuko ufite ubwiza bwose abantu bifuza, ariko sinahangana na Mugenga ndi inshuti ye. Mugenga na Safi baramushimiye. Safi aramubwira ati nicyo cyongeye kunyemeza ko ari mwe bantu musigaye muri iyi si yanjye. Ni ukuri nta wundi wavuga atya atagira umutima nk'uwawe. Mugenga nawe yaramushimiye amukora mu kiganza aramubwira ati wabaye inshuti yanjye kuko nakundanaga na mushiki wawe, ariko ubu maze kubona ko atari we ukiduhuje. Ni ukuri uri intwari, nanjye urantunguye pe. Ari niwe yari yacecetse yabuze icyo avuga. Noneho batangira kumuganiriza bose, ageze aho nawe atangira kuganira yirekuye. Basangiye ibyo yaragemuye hanyuma ashaka gutaha, gusa abwira Safi ko igihe cyose azamukenera azaba ahari. Atarataha Safi bahise bamusezera kuko yari ameze neza, baramubwira bati tuzajya kurwarira mu rugo. Hanyuma atahana na Mugenga na Blaise na Rine. Bageze mu muhanda batega imodoka iberekeza iwabo wa Safi.
Safi yasanze umukozi wabo yaranze gutaha muri izo nyubako wenyine, hanyuma Safi arabakira abaha ikaze. Iryo joro baraharara, mu gitondo buri wese asubira iwabo. Nyuma y'imyaka 6 Safi yongeye kugaragara we na Mugenga, buri umwe afashe ukuboko k'umwana wari uri hagati yabo. Yari umwana uri mu myaka 3. Iruhande rwabo hari hahagaze Blaise afashe ikiganza Aline wari utwite, ku rundi ruhande hahagaze Germaine n'umugabo we. Bahagaze imbere rya shyamba riteye ubwoba ryavugwagaho ko ribamo inyamaswa nyinshi z'inkazi. Mugenga na Safi bari barakoze ubukwe, barabanye. Mugenga ari mukiye mu mujyi akorana na Safi mu bucuruzi yasigiwe n'ababyeyi, yewe baba mu nzu z'ababyeyi ba Safi gusa bari barazivuguruye. Icyakora Mugenga ntiyaratunzwe na Safi kubera ngo wenda yamurushaga amafaranga atuye no mu mujyi niwo barabakire, kuko yari yaragurishije amasambu ye yose n'inzu yari yarubatse yarabishoye mu bucuruzi bwakorwaga na se wa Safi. Bombi bari barahuje imbaraga, utatinyuka kuvuga ko iterambere ryabo ryari rishingiye kuri Safi. Bari abakire bafite akana k'agakobwa k'imyaka 3. Blaise na Aline nabo bageze aho barakundana kubera guhuzwa kenshi na Safi, dore ko Aline yahoraga hafi yamuhumuriza, bituma mwikundira yirengagije ko yasaga n'ahari umugore wa Mariko. Aline yari atwite yenda kubyara. Germaine we n'amezi 6 yarashize abanye n'undi mugabo wari warapfushije umugore amusigiye abana 4. Gusa bari babanye neza, Germaine amafata nk'abe kandi umugabo we ntiyarakuze cyane. Iryo shyamba ryari ryarazitiwe, leta yararigize iryayo, yararihinduye parike. Kuryinjiramo byasabaga kwishyura amafaranga bakarigutemberezamo. Bari barakoze umuhanda mwiza urigeraho, abakerarugendo barisura umunsi ku wundi, baje kwirebera inyamaswa zabagamo. Mugenga yarababwiye ati mwakoze kuza hano mwese mukemera mukava mu mirimo yanyu ngo muze tugirane ibihe byiza dusure hano hantu. Iyi tariki imwe nkayifata nk'itariki mbi kandi nanjye hari ubwo mbyumvuko, ariko ni itariki nziza yatabayeho ubuzima bw'abantu benshi. Kuri iyi tariki nibwo naje muri iri shyamba nzanye no kuhatema ibiti numvaga nzakoresha mu kwabuki ndi kumwe na Germaine twendaga kubana icyo gihe, kuko amezi y'imvura byabaga bigoranye kubona ingwe. Rero sinifuzaga ko umugeni wanjye yazajya gutashya mu kwabuki ngacana inkweto zishaje cyangwa ngo twase igitanda. Kuri uwo munsi nibwo nabonye Safi mu mugozi mukuramo, ndwana n'imbwa nyinshi zari zije kuturya twembi ndazinesha. Uwo munsi mugeza mu rugo, Germaine ahamubonye bigira urwitwaza aranyanga. Kuri uyu munsi nibwo namenye Safi, kandi guhera uwo munsi nibwo namenye ko nta nshuti nziza ibaho mu buzima imeze nka Blaise. Bose baramushimiye, hanyuma Safi aravuga ati kuri uyu munsi niho ubuzima bwanjye bushya bwatangiriye, kuko ubundi bwari bumaze kugenda. Narinje kwiyahura ngo nkurikire papa, mama, musaza wanjye na masenge, kuko ari wo muryango nari nsigaranye. Ku munota wa nyuma natabawe na Mugenga, ntangira ubuzima bushya, mbona inshuti nshya, Blaise, Aline, Germaine n'umugabo we, nungutse umwana, kandi n'abanyu bazaba ari abana bacu. Nukuri ndabashimiye. Buri wese yagiye agira icyo avuga, hanyuma berekeza muri hoteli yari yubatse hafi aho kuri iryo shyamba, bahakorera ibirori, birangiye basubira mu ngo zabo. Uyu munsi Blaise na Aline babana muri ya nzu kwa Safi bari baratije Mariko, nabo bayobotse ubucuruzi ubu bameze neza. Germaine nawe aratuje mu rugo rwe, we n'umugabo we n'abana yamusanganye, kandi Safi na Mugenga nabo nuko, bose babaye umuryango mugari. Mariko yakatiwe burundu kandi n'abandi bose yatumye ngo bice umuryango wa Safi barafashwe, ubu barafunzwe. Ikibabaje nuko wa musore watanze amakuru yishwe n'impyiko na kanseri, kubera kujyanwa muri gereza ntafata imiti ku gihe, yahise apfa nka nyuma y'amezi 3, gusa yashyinguwe mu cyubahiro bigizwemo uruhare na Safi. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe tukaba tugeranye ku musozo w'iyi nkuru. Iyi nkuru yari igice cya kabiri cy'inkuru iri kuri uyu muyoboro ufite umutwe uvuga ngo, cyangwa titre ivuga ngo, yasanze umukobwa yimanitse mu ishyamba ry'inzitane kubera impamvu iteye agahinda, Mugenga na Safi. Niba utarayumvise niyo ngushishikarije kuzafata umwanya ukayumva, kandi nizeye ko nayo uzakuramo amasomo yagufasha ukanarushaho gusobanukirwa neza bimwe mu byo utasobanukiye byari biri muri iki gice cya kabiri. Nkwibutsa ko inkuru nk'izi zizakomeza kunyura kuri uyu muyoboro. Niba uri mushya kandi ukaba wakunze iyi nkuru umaze kumva, wakora handitse subscribe kugira ngo uzabe uri hafi indi nkayo nisohoka. Turaza kwishimira gusoma igitekerezo cyawe, kandi niba hari isomo wakuye muri iyi nkuru nturyihererane, kuko wenda ryafasha n'abandi. Ushobora no kutubwira icyo twahindura cyangwa twakongera mu nkuru y'ubutaha.